I know leaders when I see. iyo mbonye umuyobozi ubundi ngenda mumenya ndamwibwira. I also know nanone idiots when I see. n'ikigoryi iyo nyibonye nabwo ndakimenya ndakibwira. You can imagine. Kugira ngo ubwo ngubwo nawe ushobora kwibaza ibyo byombi noneho iyo byahuye. Both of them. The disaster it is. Ibibazo bishobora guteza n'uburyo ari amabara. The leader. Ibaza umuyobozi. And an idiot. N'ikigoryi. It's a disaster. Ni bibi cyane pe. It's a disaster. No bikajya kuba bibi cyane. Dangerous. Hold the power. Bikaba bibi cyane iyo babantu bafite imbaraga bafite ubuyobozi mu biganza byabo. Bahisemo kwemera gushukwa bakabakina bakababeshya kubwo nabo inyungu nkeya bari buze kubona mu cyase kubw'inyungu zabo babona bari buze kubona by idiots. Bakemera gushukwa n'ibigoryi kubw'izo nyungu bari kubona bari buze gukuramo. Hano yakomeje avuga ati nagiye nganira n'abayobozi benshi kuri uyu mugabane wacu w'Afurika. And icyo twagiye tuganira hanini ni tutaramuka dufashe ibyo dukora n'ibyo turimo ngo tubikomeze tubigire seriye, nta muntu natwe uzigera utwubaha cyangwa dufate nkaho turi seriye. Abantu bose ntabwo bazigera babona ko turi seriye cyangwa batwubahe nitutabanza ngo natwe ibyo dukora tubone ko biri seriye tubyubahe tubikore neza. Igihe natwe tuzaguma turi aho ngaho tutari hano tutari na hariya. Aho yavugaga abayobozi benshi bagiye baganira b'Afurika aho bazajya baza bose bakadukoresha ibyo bashaka bakadukora ibyo bashaka. Twese tubure kubaza impamvu ibyo babidukora, ahubwo nyuma none usange turi gukomeza tubaza tuvuga ati ibi ni ukuvangura n'ivangura mu dukorera ry'uruhu. Ariko mu by'ukuri wareba neza ugasanga twebwe ahubwo abayobozi ari twebwe twishyize kuri urwo rwego rwo kugira ngo badufate gutyo badukinireho gutyo. Hari ibintu bundi nkatwe twakagombye kwanga ku mugaragaro tukavuga ngo ibi ntitubishaka ariko se kuki tutabikora. Bundi gute dufite ikibazo nk'iki ngiki kiri mu burasirazuba bwa Kongo dufite icyo kibazo ariko ukumva igisubizo turi kujya ngo kugishakira mu muryango w'abibumbye cyangwa mu bindi bihugu ngo ari byo tujya gushakira igisubizo kubera iki tujye gushakira ibisubizo ahandi. Kuki twe tutabyikemurira ubundi? Ibi ni byabaye ku munsi w'ejo kuwa kane. Ibi byabereye muri Convention Center, Kigali Convention Center, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame na madamu we bari bakiriye ku meza bagomba gusangira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye byose biri mu bahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda. Ubwo bari gusangira rero iri ni ijambo Paul Kagame yavuze ndagira ngo turyumve neza twumve byagenze biti. Mbibutsa wibuke gukora subscribe hasi kugira ngo tukubaze twubake umuryango mugari wa YouTube channel ya Nyeroka Entertainment. Ni ijambo ahanini yafashe umwanya munini yibanda ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda, umwanya munini ndetse aza kugaruka ku byerekeranye n'ibya Mozambique ndetse n'ibyinshi yagiye agarukaho byose ndagira ngo uze kubyumva witonze kuva dutangiye kugeza dusuje. Hano ku isi hari uburyo evidence aho ibimenyetso ukuri ndetse n'ikintu cyanyacyo byose biba bidafite icyo bisobanuye. Icy'ingenzi ahubwo kiba gifite icyo gisobanuye n'icyo undi muntu yaje akavuga cyangwa se agomba kuvuga, batitaye ngo uwo muntu icyo ari kuvuga gifite ibimenyetso, batitaye ngo uwo muntu icyo ari kuvuga ni ukuri cyangwa se kuko hari igihamya gihari, icyo ngicyo akaba ari cyo cyemerwa. Murabona bino bibazo dufite muri kano karere kacu mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse icyo kibazo cyatumye hazamo n'ibihugu byinshi byose kugira ngo bigiremo uruhare, ndetse ubwo ndavuga ibihugu byinshi biri kuri uyu mugabane wacu w'Afurika, ariko hari n'ibindi bihugu byinshi cyane nabyo byaje bituruka hanze y'uyu mugabane wacu biza muri icyo kibazo. Ibyo bihugu byivanga muri icyo kibazo mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ndetse ibyo bihugu bikanaza muri icyo kibazo akenshi bikakivangamo mu buryo butari bwo. Than bothering to look at and the cause of that problem. Ibyo bihugu impamvu mvuga ngo icyo kibazo bikinjiramo mu buryo butari bwo, nta buryo bwiza ngewe mbona bwo kugaragaza ikibazo ko gihari cyangwa se kugikemura kurusha kubanza kujya mu mizi y'icyo kibazo, kumenya gitera cy'icyo kibazo. Tutitaye ku buryo waba uri umunyembaraga bihambaye, nawe uba ugomba kugendera kuri ku bimenyetso, kuri gihamya ndetse no kukuri guhari.
ngira ngo mwarabibonye twagiye tugira imiryango y'abibumbye abarinda amahoro muri icyo gihugu bariyo bahamaze hafi imyaka igera kuri 30 abarinda amahoro boherejwe n'umuryango w'abibumbye. Abo ngabo n'ubundi abo b'umuryango w'abibumbye cyangwa se abo ngabo barinda amahoro muri icyo gihugu ubwo ni Kongo bahamaze hafi imyaka irenga 30 cyangwa se igiye kugera kuri 30. Vuze ngo nimba bari bamaze iyo myaka yose bari bagiye kugerageza kugaragaza ikibazo kiriyo ngo bakerekane uko kiri, ariko nimba bakiriyo bivuze ngo icyo kibazo ntago bakigaragaje cyangwa se n'ubundi ntacyo bigeze bitaho. Gute ujya ahantu woherejwe kujya kugaragaza ikibazo kiriyo ukamara imyaka igera hafi kuri 30 utaragaza icyo kibazo kiriyo ngo ni iki? Ahari wenda reka tuvuge hari igihe ushobora kujya ahantu guhiga kugaragaza icyo kibazo ugakora ubushakashatsi bwawe n'iki ukaba wagaragaza icyo kibazo mu myaka 5 wenda bikaba byagusaba imyaka 10 warangiza ukava aho ngaho kuko wamaze kugaragaza ikibazo gihari ugasohoka aho ngaho wari waragiye kugaragaza ikibazo gihari. Ese bo bungukira hehe koherezwa n'umuryango ukomeye nka UN abasirikare bakomeye nk'abo ngabo kujya ahantu bagomba kugaragaza ikibazo gihari nawe mafaranga yose bari kubashyirwamo bakamara imyaka 30 hafi 30 bataragaragaza ikibazo gihari bo baba bari kungukira hehe? Nima kirumva byawe bimeze nk'ari ugutigihe ariko nta muntu nyine utigihe mukuru, ahubwo none ugasanga nibwo ibibazo biri kugenda birushaho kuba bibi bigakomeza bikura kandi byitwa ngo barahari. Ahubwo none ibyo ngibyo bikahita bigaragaza bikanemeza neza impamvu uwo mutwaro w'ibyabananiye bahita bashaka kuwikoreza u Rwanda. Ibyo ngibyo impamvu babikora byo kuvuga ngo uwo mutwaro bawugereke ku Rwanda ni mu rwego rwo guhunga inshingano zabo zabananiye kuzuza. Icyo bivuze ngo nicyo gisubizo cyiza babonye bagomba kwita basubiza mu gihe cyose abantu babajije ngo kuki mumaze imyaka igera hafi kuri 30 muri Kongo, bakabona igisubizo cyiza kuko nyine nta kintu bigeze bakora ro kwita bavuga ngo n'u Rwanda ruri muri Kongo cyangwa se ikibazo n'u Rwanda. Keeps being part of the problem. Ngubwo rero urumva ikindi gisubizo cyakurikira mba bakomeza kuvuga ngo u Rwanda nirwo rufite uruhare muri icyo kibazo kiri hariya, ahubwo urumva igisubizo kindi ubwo ngubwo bakwiye kuzana ni ikivuga ngo reka u Rwanda turwikize turukure mu nzira. To find a way of removing it from the map of. Dushaka uburyo u Rwanda turukura ku ikarita y'isi. It happened 30 years ago. Cyangwa se dushaka ubundi buryo tubikora nk'uko byabaye mu Rwanda imyaka 30 ishize. Rwanda was being destroyed. Icyo gihe u Rwanda bararurimbuye cyangwa se u Rwanda rwari rwarangiritse ku buryo nta watekerezaga ko uyu munsi twaba duhagaze gutya se cyangwa rwakongera gusubirana ukaba u Rwanda ruzima. Imyaka 30 ishize niko byari bimeze. Genocide. Abo basize bisha abantu hano mu Rwanda, abo ngabo bakoze genocide. N'ubu baracyahari, still armed, baracyafite intwaro ndetse baracyanashimangira baracyakoresha bagendera kuri ya ngenga bitekerezo bari bafite imwe bakuye hano mu Rwanda ya indi nyine ubwo yivangura no gukora genocide in our neighborhood. None ibyo bakanabikorera mu baturanyi mu gihugu cy'abaturanyi mu burasirazuba bwa Kongo niho bari ngo ni FDLR ndetse bagashyigikirwa na leta ya Kongo irabashyigikiye leaders in that place. Ndetse bagafashwa n'abayobozi bo muri ako gace. On the watch, ndetse ibyo byose bikaba iyo miryango mpuzamahanga iri kubireberera byitwa ngiriyo iri kubibona. Ugasanga ibyo byose biri kuba ngabo babireberera kandi ubundi mu by'ukuri icyari cyarabajyanye ari ukugerageza kugira ngo yaba ari abo ngabo bakoze genocide bahagarikwe cyangwa se niyo ngenga bitekerezo ubwayo bari bafite nayo ubwayo ihagarikwe. Ariko ugasanga abo ngabo basize bakoze genocide hano n'ubundi baracyaraho muri Kongo, burasirazuba bwa Kongo, bari kubikora bashyigikiye n'ubuyobozi bubareberera nta n'igihano bubahaye cyangwa se ngo babibaryoze ibyo bari gukora. And then arguments start. Nakenshi twagiye tubiganiraho tukabiteranaho amagambo tukabitonganiraho niyo miryango igiye itandukanye mpuzamahanga. Oh, you mean these FDLR, these genociders, but are they there? Nanone ugasanga iyo miryango bameze nk'abari kuvuga ngo none se nguri kuvuga babandi ngo bakoze genocide ba FDLR ngabo ngabo se ubwo ngubwo baracyabaho. Ugasanga niko iyo miryango iri kuvuga. Stay still there. Ubundi ukumva indi miryango mpuzamahanga iri kuvuga ariko baratubwiye ngo abo bantu rwose ni bake cyane nawe. Even in broad daylight. Ariko mu by'ukuri ni ibintu biri
kuba bari kubibona biri kuba ku manywa y'ihanga izuba riva ibyo bari gukora, ariko ugasanga bari kwijijisha gutyo. Uri kuvuga ngo uri kwibaza nimba bakiriyo, ngo nimba ari bake, kandi ni ibintu byavuzwe n'abayobozi ubwabo babyivugiye ku karubanda. Uri kwijijisha, uri kwigira nk'aho utabizi. For 30 years you can imyaka 30 yose wijijisha wigira nk'aho ibyo bintu utabizi. Urumva umuntu ari kukubwira gutyo kandi ari ibintu biba ku mugaragaro koko aba ameze nk'uri kwijijisha, ukijijisha imyaka irenga 30. Now the problem, ahubwo noneho ugasanga ikibazo bagiye kuhita bakigira ngo u Rwanda ruri muri Kongo, rufite abasirikare muri Kongo. Muri iyi myaka koko turimo muri iki gihe, ndetse n'ubushobozi bwacu bw'u Rwanda muzi, ese mukeka mubona ko turi abantu bashobora gukora ibyo bintu? Twebwe urebye n'ubushobozi bwacu bugiraho bugarukira butari bwinshi, dufite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu. Ariko se ubundi kubera iki? Ese ubundi ni iki cyiza mbere, ni iki gikwiye gushyirwa imbere? Si ikibazo dukwiye kureba ni ibi bibazo biba buri munsi bibangamiye igihugu cyacu, bishobora guteza igihugu cyacu ibibazo, ndetse ibyo bibazo bifite aho bihuriye n'amateka yacu nk'u Rwanda. Noneho urebye no kuri ibyo bibazo bifite aho bihuriye n'amateka yacu, twebwe mukumva ko turi abantu bafite umwanya wo kuba turi kujya ahubwo noneho ngo kujya gufata agace k'abandi hirya no hino. Ibyo bintu mukabyumvisha abantu bakanabyizera. Okay, ibyo bintu reka tuvuge nda barabikubwiye urabyizeye. Kuki noneho u Rwanda mudakora uko mushoboye kugira ngo rubure noneho icyo rwitwaza ruvuga? Nimba rwo ruvuga ngo hari abari kubangamira umutekano wacu, hari FDLR ifite intwaro hariya bakanya kari kose bashobora guteza ibibazo umutekano w'u Rwanda, kuki mutadukiza urwo rwitwazo ngo ntituzongere kurwitwaza tuvuga ngo hariyo FDLR? Nimba mwumva ko nyina rurwitwazo, abo bantu mukahabakura, kuko n'ubundi ibyo ngibyo gukura iyo FDLR hariya byari biri mu nshingano imyaka 30 ishize zajyanye ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa se abarinda amahoro muri Kongo gukora, ariko ntibabikoze. Byagenze bite? Wenda reka tuvuge ku byacu twebwe hano abo ku mugabane wacu, ngo n'abayobozi muri rusange, tureke abo hanze y'imigabane tube tubaritse. I know leaders when I see. Jewe undi yo mbonye umuyobozi ndamumenya, niyo mbonye ikigoryi ndakimenya. Ushobora kwibaza rero abo bombi ubahurije hamwe ingaruka bashobora guteza. Nimba uri umuyobozi ukaba n'igicucu, ni amahano, ndetse bikaba bibi kurushaho iyo abantu bafite ubuyobozi mu biganza byabo bahisemo kwemera gukoreshwa cyangwa se gushukwa n'ibicucu kubw'inyungu runaka bari kubonamo. Biba ari bibi cyane. Nicyo nagiye nganira n'abayobozi twagiye duhura kuri uyu mugabane wacu, vuga nitudafata ibintu byacu nkaho biri seriye, nta n'umuntu n'umwe natwe uzigira dufata nkaho turi seriye. Nta muntu uzigira dufata nkaho turi seriye. Uzaguma turi aho, ntituri hano, ntituri hariya, nyine turi aho gusa, ndetse banadukora ibyo bashaka byose. Hari ibintu nk'abayobozi ubundi dukwiye gukora, tukabikora nta bwoba, ntawe twinginze, kandi tukabikora ku mugaragaro, tukabihakana bimwe tukavuga ngo bino ntitubishaka. Kubera iki ibyo tutabikora? Hano yavuga ku bayobozi ba Afurika. Ubundi kubera iki dushobora kugira ikibazo nk'iki ngiki dufite mu burasirazuba bwa Kongo, igisubizo tukumva ko tugomba kugishakira mu muryango w'abibumbye muri UN, cyangwa gushakira igisubizo ngo mu bindi bihugu iyo hakurya, kandi ari ikibazo cyacu nk'abanyafurika? Kubera iki twe tutabyikemurira? Abusobanuro bifite pe. Ngira ngo mujya mwumva icyo bita ngo ni itsinda ry'inzobere. Ubundi ni inzobere mu biki? Kuko nabonye ntago bisaba ahubwo ngo kubura inzobere, bisaba kuba uri gukurikiza umurongo no gukora ibyo abagutumye ahubwo bagusabye kubabwira. Ugasanga ahubwo noneho ababirimo ni n'ababandi n'ubundi ahubwo ukurikiranye kugeza ku gihe cy'ubukoroni, aribo n'ubundi muzi w'iki kibazo cyose turi kubona muri kano kanya. Igihe cy'ubukoroni aricyo cyaje kigatandukanya abantu bacu hano mu Rwanda, kikabacamo ibice, kigacamo ibice yabo mu karere n'ahandi hose. Noneho bakohereza ngo iryo tsinda ngo ry'inzobere ngo rize risobanura ikibazo gihari, ngo baje mu bushakashatsi. Ese ubundi muzi impamvu bari abantu bavuga ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo, haba abantu bavuga ikinyarwanda? Ndetse iyo ni nayo situation dufite muri Uganda. Ndetse muri Uganda aho usanga uduce ugasanga ni nk'akarere kose cyangwa igice kinini gituwe n'abantu benshi cyane Kinyarwanda speaking. Bose nabo bavuga ikinyarwanda. I'm not talking. Ndetse ntago ari ukuvuga ikinyarwanda gusa, ahubwo usanga noneho ari na bene wacu hano mu Rwanda, ugasanga
usanga nk'aha mu Rwanda hari abantu bafite bene wabo ba nyirasenge, ba nyirakuru, ba sekuru, abo bafite icyo bapfana mbega cya hafi, baba hakurya y'umupaka, baba nko muri Uganda, kandi nabo bavuga ikinyarwanda ari abagande, na hano tukaba turi abanyarwanda, kandi abo bantu b'abagande mufite icyo mupfana bavuga ikinyarwanda. Ibyo ngibyo ngira ngo hari n'ikindi gigeze kubisobanura ikiganiro nigeze gukora mbere, basobanura ko biriya bintu byo guca imipaka n'iki nyine hari ukuntu abantu bagenderaga muri abinaha gutyo, mwagiye mubyumva. Ubwo ntago nasubira inyuma, mujye muhita musubira inyuma, mujye gushaka icyo kiganiro kindi cya mbere cyabisobanuraga neza kugira ngo mutandire igihe. Gusa nka Uganda ibyo ntago byigeze biteza ikibazo, wenda ngo bavuge ngo muri kara gace kuki hatuyemo abantu bavuga ikinyarwanda. Nta kibazo kigeze kibamo hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Bafashwe n'ubundi nyine ubwo nk'abagande kuko n'abagande. With Eastern Congo. Kuki no mu burasirazuba bwa Kongo ho bitagenda gutyo, kuki bidafatwa gutyo? Babyumve nyine ko abo ngabo bariyo ni abanyekongo ariko bakomotse mu Rwanda bitewe n'ayo mateka. Ko niko kuri guhari. Ariko nuzana ngo izo nzobere zawe nga izo nararibonye ngo ziza barizo zigaragaza uko bihari, kandi izo nzobere n'ubundi ziri guturuka mu bagize uruhare rw'ibyo byose dukurikije ibyo amateka tubwiye, bakaza bakagaragaza ko ikibazo ngo ari iki n'iki ari ikindi, icyo gihe atari weho guba ufite ikibazo. Urumva wabasha kugaragaza ukuri kwa nyako ko ikibazo cya nyacyo gihari n'umuzi wacyo, mu gihe ahubwo uri gutoba uko kuri no kugerageza kugupfukirana, gupfukirana ibimenyetso. Niyo mpamvu ahubwo noneho bita biborohera icyo gihe kwita bafata u Rwanda akaba ari rwo bashyiraho amakosa yose. Ntabwo ari twebwe twashushanyije imipaka, ndetse n'ibyo ngibyo kare nigeze kuvugaho by'ingengabitekerezo ya jenoside nabyo bikomoka muri iryo tangiriro ry'ayo mateka nakubwiraga kera, niho byahereye. Ibyo niho byose bituruka. Ese ubundi nimba koko wumva ko u Rwanda ruri muri Kongo rufite abasirikare, wafata umwanya ugatekereza kubera icyo ubundi u Rwanda ruri muri Kongo? Icyo u Rwanda rwaba ruri mu burasirazuba bwa Kongo ruri kurwanayo kubera iki? Icyo kintu ukwiye kukisubiza. Ahari ibyo numara kubisubiza no kubyibaza impamvu yatuma kuko u Rwanda rujya muri Kongo kurwanayo, ibyo ngibyo ahari bishobora kuhita bigufasha gusobanukirwa, kugaragaza ikibazo cya nyacyaho kiri, kugira ngo uhunge icyo kibazo. Ariko gukomeza muri kurekura statement ziteye ubwoba, mukomeza mumeze nk'abari gushyira igitutu ku bantu, reka ngira ikintu mbabwira, aho ngaho twarahabaye ndetse twishyuye igiciro kinini cyane mu buzima bwacu, aricyo jenoside yabaye. Dushobora kubabazwa, bishobora kugenda gute, ariko ntago bishoboka ko twakongera gusubira muri bya bihe cyangwa ngo ibyatubayeho byongere bitubeho. Ntago twakongera kwishyura cya giciro twishyuye imyaka 30 ishize ubwo nyine habaga jenoside mu Rwanda. Uko uwaba abiri inyuma cyangwa se uko waba ukomeye kose, ntago twakongera kwishyura icyo giciro. Ahari wenda igisubizo ubwo gishobora kuzabashora kugira ubivuga ati wenda reka ahubwo igisubizo gihe ari u Rwanda turusibe ku ikarita y'isi, ariko ntago tuzigera duhinduka. Gusa nanone dushobora gukorera hamwe, ukabasha kurebera hamwe aho bituruka, ariko icyo gihe byasaba ko tubanza twese tukumvikana, umwe kumva undi n'undi akumva undi, ndetse ikibazo cya nyacyo tukakigaragaza mu buryo bwa nyabwo. Ariko mu gihe umuntu umwe ashobora kuza akavuga ngo ngiye kira kibazo sinshaka ko tukigaragaza kuriya, ngenda kigaragaza mu buryo bwanjye, komeza gati nimba mudashaka ikibazo nyigaragaza mu buryo bwanjye, ibi nibi ndakomeza mbihakane, wenda ahubwo icyo kibazo nkijyane mu Bushinwa, ngishyira Uburusiya nimba mwanze kumva ko nshaka kukigaragaza, ugasanga nabo bari kumwinginga babwira toya u Rwanda turaza kurwita wowe wigira ikibazo. Byo ngibyo babyita kubembereza, ni ukubembereza abayobozi, ahubwo aho kugira ngo babasunikirize kugira ngo bafate inshingano birengera ibiri mu nshingano zabo, ugasanga mutangiye kubabembereza. Byo ngibyo rero nakumenyesha ko bitazakora hano. Ibyo ntago bizasubiza u Rwanda aho twatangiriye imyaka 30 ishize, ntago bishoboka. Kuko impamvu mbivuga n'uyu munsi baze nyuma y'imyaka 30 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi 94, hari abantu nanubu bakibaza ngo ubundi byagenze bite, babaza ngo ubundi ninde wishe undi. Bega icyo kintu cyo kwijijisha ibyo bazi, rero nibyo biduha umujinya wa nyawo, ndetse bikaduha ikirenzeho n'imbaraga zo kwihagaraho cyangwa se zo kurwana.
kandi bihagije. Tugarutse ku by'indangagaciro cyangwa se ku gaciro kacu, hari ukuntu ujya kubona ukabona baraje barakubwiye ati nibyo kuko turakumva ariko biratugora cyangwa se biratunanira kubisobanura ibyerekeranye no kuvuga ngo hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ariko se wenda ibyo ngibyo wenda tumugiye mutaranabimenya neza, mutarabasha kubisobanukirwa wenda ibyo by'ingabo ngo z'u Rwanda muri Kongo, tubanze dusobanukirwe. Basi se ngiye mwansobanurira iby'impamvu FDLR iri muri Kongo kandi ishyigikiwe cyangwa se inafashwa na leta ya Kongo. Of Congo. They have brought in Burundi. Noneho bazanye n'abasirikare b'Abarundi kandi bose ugasanga ingenga bitekerezo bari kugenderaho bafite ni yayindi. Supposedly to fight Tutsi ethnicity. Ari byo byabindi usanga bavuga ingenga bitekerezo bazanye mu mutwe ngo nukurwanya iyo M23 ngo b'Abatutsi, tugarutse ngo mu by'ubwoko bafitanye isano na Kagame. Sanga abo ngabo nibo bashaka kurwanya, ariko abandi ngo ni FDLR bo ntago bari kubavugaho. Warangiza ukaza kumbwira ngo birashoboka ko u Rwanda ngo rushobora kuba ruri muri Kongo. Wowe ubwawe bawumva uri kuvuga ibiki ubwo ngubwo ngaho. Ine ukumva ari kukubwira ati ubwo buryo nimba ari n'uburyo bw'ubwirinzi u Rwanda mwafashe mugashyira hariya mushobora kubuhakura. Make sure that FDLR we get rid of it. Twebwe iyo FDLR tuzareba uko tuyikura mu nzira. Hashize imyaka 30 iyo FDLR iri aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo. Ntago mwigeze muyihakura. The government ukumva ahubwo bari kukubwira ngo tuzumvisha guverinoma ya Kongo. After all the president ati kandi urabizi ko rega perezida wa Kongo atari we kibazo, ikibazo nabamugira inama n'abajyanama be, abo ngabo bakorana nawe baza ku Karubanda bakavuga ingenga bitekerezo n'ubundi ya genocide. President Tshisekedi tuzamubwira abo ngabo abaganiriza babuze asa bashyire ku ruhande. Ase ubundi mutekereza ko muri kuvugana n'akana gato ubundi mwabwira umuntu mukuru ibintu nk'ibyo ngibyo. So let's leave the make twebwe ibintu tubirikera uko biri, tuzaba tureba ukuntu ikibazo tukivugaho. Ikibazo cyanyacyo bagomba kukigaragaza kandi birashoboka ko bakigaragaza bizakorwa. Kwese dukeneye amahoro cyane twebwe u Rwanda dukeneye amahoro no kurusha undi wari we wese, kuko twasogongeye ukuntu bimera iyo nta mahoro ufite, twasogongeye kubaho nta mahoro ufite, ndetse tuzi n'igisobanuro cyabyo kubaho nta mahoro mufite. Hari uburyo bajya bakoresha nanone bwo kubugama n'uburyarya bwinshi. Ngira ngo kare nigeze kubabwiraho ibyerekeranye n'amatora twagize hano mu Rwanda, n'amatora yabaye umwaka ushize mwarayabonye. Abo bantu nibo baza bakatubwira ngo barashaka demokarasi hose, ngo demokarasi igere hose, kaza rwose bakabashishikariza ngo mukora amatora n'uburyo bwiza bwa demokarasi. Gusa nanone ugasanga umuntu uri guteza bino bibazo byose muri iyi situation nari maze akanya ndi kuvugaho, ngo ni ikibazo cya Kongo DRC has never twice been elected. Uwo muntu uri guteza ibibazo byose inshuro ebyiri zombi ntago yigeze atorwa, ngo ni perezida wa Kongo Tshisekedi nyine. Kandi noneho muranabizi mwebwe mwirirwa muza kutubwira ngo demokarasi nga amatora nabe, murabizi neza ko Tshisekedi atigeze atorwa, mbega ibyo buyobozi bwe ntago ari demokarasi, murabizi. This why I was saying ko nibyo nahereho kare mvuga ngo murabizi ariko nimwitaye ku bimenyetso bihari, nimwitaye ku kuri guhari n'ibyo nibigaragazwa n'ibyo abantu bagiye bagaragaza nk'ukuri n'ibimenyetso bihari byose nimubyitayeho kandi mubizi ko Tshisekedi atigeze atorwa kuri zino mande ebyiri ayoboye. It's just ahubwo mwebwe icuma muri kura muri ako kanya ntago ari yo demokarasi muri kureba, ahubwo ni iyihe nyungu mubifitemo nubwo yaba ayoboye ariko ataratowe. This man Tshisekedi was never elected first. Uyu mugabo Tshisekedi mu matora ya mbere ntago yigeze atorwa at all, kandi murabizi. Telling anyone only that you don't talk about it publicly. Namwe ubwanyu murabivuga ariko nimwabivuga ku Karubanda, ariko ngiye ndabivuga ku Karubanda ku mugaragaro, niho dutandukaniye nge namwe. N'inshuro ya kabiri Tshisekedi ntago yigeze atorwa, ngo nyine namwe muhita mukurura mu mutwe wanyu mukahita mubyibuka amatora aheruka muri Kongo uko byagenze byose, namwe murabizi muhita mubikurura. None zo ndangagaciro muza kutubwira ni izihe rero? Je abantu bamwe muza kubaziza ibintu mubabwira ngo nta demokarasi yari amatora yanyu ntanyuze mu abantu bamwe mukabibahora, abandi mukigira nkaho nta kintu mwabikora mukabyirengagiza kandi mubizi. Realize that and really
respect you. urakeka ibyo nzabibona koko nanjye nkwize wumve ndi umuntu ukwiye kukubaha narabonye ibintu nk'ibyo ukora umuntu araje akubwiye ati demokarasi igenda gutya mukora amatora gutya na gutya ariko ugasanga nanone ahandi bitakozwe bitagenze neza kubw'inyungu hafiteho aracecetse ariho perezida yavugaga ati urakeka ibyo nabibona ngiye nkakomeza nkakubaha yatangiye avuga ati n'uburyarya cyangwa se nkumva nkongera kumva ibyo umbwira ndabizi wenda mwebwe ndi kubibwira muri hano mwe muri nzira karengane pe abo ndi kubibwira hano yarari kubwira abadiplomate bahagarariye ibihugu hirya no hino ku isi byose hano mu Rwanda ubwo bari gusangira ndetse ndabizi ko hano harimo n'abahagarariye ibyo bihugu mwaje mubihagarariye hano mu Rwanda ariko ibyo bihugu akaba ari byo biteza ibibazo byinshi ndetse ndanabizi ndabyumva ko mwese mujya mutanga raporo nk'abantu bahagarariye ibyo bihugu mu Rwanda mugatanga raporo ya nyayo y'ibikwiye gutangwa ugasanga iyo raporo mutanze aho muyitanze muri ibyo bihugu muhagarariye baranayanze baravuza ati yamuyihindure twe turashaka ko mutsora raporo ivuga ibi nibi wenda kandi mwe mwari mwatanze raporo ya nyayo sanga ibyo mubabwiye nta gaciro bifite gusa ibintu nk'ibyo ngibyo bibaye mwebwe bibagiraho ingaruka nkeya cyane ariko ngiye bikangira ingaruka nyinshi cyane iyo mpamvu rero ntagomba kwitwara cyangwa ngo ngendere ku byo mwebwe mushaka mu kibazo nk'iki ngiki ntibishoboka kuko kuri njyewe biba ari ikibazo kiri hagati y'urupfu no kubaho ku bantu banjye kuri mwebwe ni ibintu mushobora kuba mufata nk'aho ni ibintu ushobora kuba wafata telefone ugahamagara witurije uri gukina football uri gukina ka tennis utuje ugatanga amategeko y'ibintu biri bukorwa bibereye kuri telefone cyangwa gukina golf mwebwe nuko byoroshye kuri mwe ariko kuri njye buze ngo ngendamutse mumbishe mu gihe kitari icyanyacyo ngahumbya gato ni ikibazo cyerekeranye no gupfa n'ubuzima make rero mubashe kubisobanukirwa mutwumve mwumve n'abo bantu muri kudiringa kuri ino nshuro same old idiots you dealt with ntago mukiri kudiringa na bya bigoryi mwadiringaga na by'imyaka 50 ishize kera ntago ari byo muri kudiringa gutwe turi ibyo bigoryi nta nubwo noneho turi hafi y'ubwo bugoryi bwabo hafi aho ngaho nubwo twenda kumera nk'abo ngabo mwe nari mujya kumva bari gukubwira ibintu ati mugomba gutera imbere turifuza ko mutera imbere igihugu cyanyu kiba cyiza kurushaho ati ibyo ngibyo bise bituma nibuka inkuru something called AGOA nibutse inkuru muzi ikintu bita ngo ni AGOA African Growth and Opportunity Act mu magambo arambuye nyine AGOA we are part of natwe twari tuyirimo AGOA ariko ntabwo twari tuzi ko AGOA yashyizweho kugira ngo cyangwa se icyo tutari tuzi nuko hari bamwe bayungukiragamo gake n'ibindi bihugu byayungukiragamo cyane cyangwa se kabikorera cyane AGOA ubundi wenda ku batayizi ni uburyo bwashyizweho mu mwaka w'2000 na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo ibihugu bya Afurika nyine bijye bibasha kujya gucururiza muri biriya bihugu ariko nyine ku buntu baborohereze bacururizeyo ibituruka iwabo mu bihugu byabo ni ibintu nyine ibihugu bya Afurika byungukiragamo cyane gusa twebwe nk'u Rwanda icyo tutari tuzi twaje gukora ikosa ariko rya kosa tunishimiye n'ubu tugiye twebwe nk'u Rwanda ikosa twakoze twaricaye tuganira n'ibindi bihugu turabibwira ngo twavumbuye uburyo bwiza cyangwa se uburyo bushya bwatuma natwe ibihugu byacu bya Afurika tubasha guteza imbere inganda zikora imyenda inaha muri Afurika cyangwa se muri make uburyo bwo kugira ngo izo nganda nazo zibashe gucuruza zikora imyenda muri Afurika kuko icyo gihe twe twaravugaga ati turifuza ko twaca burundu cyangwa se tugagayika muri ibyo bihugu ubwo ni ibihugu byari biri kuganira birimo n'u Rwanda ariko ruzanye igitekerezo ati turavuga tuti twareba uburyo ki natwe duteza imbere inganda zacu zikora imyenda icyo gihe icyo twakora ni ukureba ukuntu twahagarika caguwa mu Rwanda ariko tubyita caguwa murabizi ni imyenda yaturukaga muri biriya bihugu byo hanze Burayi za Amerika hehe ni imyenda bazana yarambawe yarakoreshejwe natwe tukongera tukayambara caguwa murazizi kuko icyo gihe wasangaga mu Rwanda rwose biriya bihugu bihohereza amatoni n'amatoni y'imyenda yambawe cyangwa se biriya mwita ngo ni second hand ya myenda yakoreshejwe n'abandi bakongera bakayimena hano mu bindi bihugu ngira ngo hari ibihugu ikibamo icyo gihe ngo mu Rwanda boherezagamo amatoni n'amatoni ya caguwa and you said icyo gihe nibwo navuze ni ntago tuzigera dukuza inganda zacu zikora imyenda mu gihe bakimena amatoni y'imyenda yambawe akaba ari abantu bambara inganda zacu twebwe abaturage bazambara ibyakorewe mu nganda zacu ryari
preference. ibyo ariko n'ubundi byose twabikoraga mu gihe twumva ko icyo cyitwa AGOA ari ikiri kudufasha cyangwa se ari igifasha ibihugu byacu kugira ngo bitere imbere. Ikintu rero kibabaje muri ibyo ni ibintu twari twakoze ari umwanzuro twafashe tubyemeranyaho turi kumwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika twabyemeranijeho. Gusa ibyo bihugu twari twafatanye icyo cyemezo twebwe ntabwo twigeze tubimenya nk'u Rwanda. Ibyo bihugu barabyumvishije, hari ababyumvishije bireka uwo mwanzuro twari twafatiye hamwe wo kwamagana tugacacagwa mu bihugu byacu kugira ngo inganda zacu zikora imyenda nazo zicuruze neza. Ibyo bihugu bindi mbega muri make byari byakoranye inama n'u Rwanda ni bya bindi mu Kinyarwanda bita ngo kugutaba mu nama. Ibyo bihugu byatabye u Rwanda mu nama bita bibivamo uwo mwanzuro bari bafashe bo barakomeza biyakirira caguwa mu ibanga ryabo batabwiye u Rwanda. Babikora noneho batanatubwiye. Kwa kundi ufatana n'abantu icyemezo ati tugiye kubwira bari abantu ko gahunda imeze gutya, mwajya kuvuga ikibazo ukabona abo bantu nyine bahise bagutererana baravuze ati twebwe ibyo ntabwo tubirimo. Niko u Rwanda byarugendekeye. The next day we were being struck off. Chebwa nibwo twagiye kubona tubona liste y'ibihugu bigomba kuguma muri AGOA cyangwa se bigomba kongukira muri AGOA. Tubona twebwe badukuyemo bitewe ngo nuko ngo twebwe ubwo bukubaganyi bwacu cyangwa se gushaka guca caguwa muri Rwanda rujya ruca caguwa bahise barukura muri icyo cyitwa ngo ni AGOA. Tugiye bari bameze nk'abari kutubwira ati gute mwe mwanga ko caguwa yinjira mu gihugu cyanyu. Tujyaho turisobanura turinginga rwose kugira ngo turebe ko babyumva tugasubira muri AGOA. Baranga. Ariko kuva icyo gihe na n'uyu munsi uhita nyine nawe ubibona ubwo namwe muri kubyumva atabwo usanga hari ibihugu kuko ibyo bihugu bikungahaye cyane bifite ubukungu bwinshi munsi y'ubutaka, hari ibicukura peteroli, hari ibifite amabuye y'agaciro munsi y'ubutaka cyane n'ibihugu wenda byo by'utonda bitameze nk'u Rwanda rwari rwagize icyo gitekerezo cyo kwanga caguwa. Those are the ones who continue to benefit. Abo ngabo nibo bakomeje kungukira muri AGOA. Ko nyine ubwo nawe ukahita wibaza ati nimba AGOA hari kugira ngo iteze ibihugu bya Afurika wenda imbere byari biri muri AGOA muri uwo muryango harimo ibihugu byinshi. Ahita wibaza ngo nimba uko bashaka Afurika itera imbere icyo cyemezo u Rwanda rwari rufashe ni icyemezo cyari kibi ku buryo bahita bareka gukomeza kurufasha. Ahubwo bari kurufasha kugishyigikira kugira ngo kuko rwiteze imbere rwagure nyine izo nganda zikora imyenda. Hari n'igihe natwe twibaza ubwacu ati se turakora iki tubona cyiza, ni ikihe cyiza gikwiye gukoragwa, ni ikihe kibi gikwiye kudakorwa kugira ngo dutere imbere. Mbega muri make kitari buze kurakaza bariya ni iki umuntu akwiye gukora ngo atere imbere. Aho ubwawe ntabwo ububizi. Muri make ntago abayobozi tuba tumeze nkaho twemerewe kuba twebwe ngo dukore ibyo tubona byanyabyo bikwiriye. Ahubwo biba bimeze nkaho dukwiye kwicara tugategereza ko baza bakatubwira ngo noneho kira cyo mwemerewe kugikora, kira ntago mwemerewe kugikora, kira nicyo cyabateza imbere bari cyo mukora, kira mukireke. You should be doing this, including ngira ngo hagati aho ngahita wumva ko hari ibintu nyine byinshi bijya biba mu bayobozi cyane cyane ba Afurika ubwo uri kwita ubyumva. Muri make ni nko kuza bagakubwira ati hari ibintu budakwiye gukora cyangwa se kugira icyo ubikoraho na kimwe. Urugero wenda nko kuza bagakubwira ngo yiceceka ntugire icyo ukora, cyane cyane none ntugire icyo ukora ubona hari umutekano mucyo uri kuza usatira imipaka yawe, ushobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyawe. Affects me. Ariko nanone iyo umutekano mucyo uri ku mupaka wanjye ni njye bigiraho ingaruka. Mwebwe ntabwo bibagiraho ingaruka, ni njye bigiraho ingaruka. Ndetse binakomeye umutekano mucyo kwinjira mu gihugu cyanjye nta nubwo muri tayari kuza kumfasha kurwana urwo rugamba. Teri n'igihe bavuga ibintu rwose ukaberwa babikura. Hari igihe bigeze kutwereza ibipapuro bavuga ati mu byo mushinjwa harimo no kuba mufite abasirikare batujuje imyaka, abana batonya mukabashyira mu gisirikare. Icyo gihe nanateguye inama rwose mu magara abasirikare bakomeye turicara ndabaza nti dufite abana batujuje imyaka mu gisirikare. Nsanga ntago ari byo, ubwo barambwira ati buriya ahubwo bari kuvuga ngo hari ibihugu wenda mushobora kuba mufite icyo muhuriyeho cyangwa se uko mukorana, ibyo bihugu bikaba ari byo bifite abana batujuje imyaka mu bisirikare byabo. Ndavuga ntoke nubwo atari byo byibura aho ni sawa tu, mfa kuba mu gisirikare cyanjye nta bana batujuje imyaka barimo, cyane ko nta n'icyo nabikoraho ubwo ngubwo nimba atari abasirikare banjye. Muri icyo cecera icyo gihe turabyihorera. Ati hari nk'igihe higeze kuba za operasiyo twagiye dusabwa gukora cyane cyane ubwo ni muri Mozambique na Centrafrique. Ati by'umwihariko nka Centrafrique nibo batwisabiye ngo tujyeyo, ndetse tunabisabwa nanone n'ibihugu byitwa ngo ni ibihugu byateye imbere, badusaba ko twajya gufasha kugarura umutekano muri ibyo bihugu. Turabyemera rwose kujya gutanga umufasha. Tumaze kubyemera tujya muri ibyo bihugu. Ibyo bihugu byari byadusabye nyine kuba twajya kubifasha kugarura umutekano, ndetse abo ngabo ni nabo bohereje n'indege zadukuye hano zikatujyanayo ubwabo.
nyuma yo kutugezayo twamaze n'amezi menshi nta makuru yabo twumva, nta kintu batubwira. Tuvuye mu Centrafrique nibwo banadusabye ati no muri Mozambique mwajya kwakora ibyo kugarura umutekano. Tujyayo rwose muri Mozambique, ati icyo gihe nibwo noneho twavuganye n'ubuyobozi bwa Mozambique, baravuga ati twebwe ubwacu noneho u Rwanda byibura dushobora twebwe kuba twagerana n'imikoranire yabo kugira ngo operasiyo zikorwa zikomeze zikorwe hano, cyangwa se nanone u Rwanda rukaba nimba rudakoranye namwe rwanakorana n'abantu bifuza amahoro muri icyo gihugu, cyane cyane bashoye amafaranga yabo muri icyo gihugu cya Mozambique. Ndetse bigezeho noneho n'ubufasha twagombaga guhabwa tubona biri kuzamo ibibazo, turabaza ati ese n'ukubera iki bimeze biti? Baratubwira ngo urabona habayemo ibibazo, impamvu tutari kubafasha aho ngaho muri Mozambique harimo ikibazo cya Kongo. Turavuga tuti ikibazo cya Kongo kije gute? Twe turi kuvuga ku by'ubufasha bwa Mozambique, ibya Kongo bishe muri Mozambique gute? None se nimba kuko hari ibyaha twakoze, hari amakosa dufite, mugiye kubihanira abanye-Mozambique? Ati kuki mudafasha Mozambique? Nimba twebwe muri kudufasha kugira ngo dufashe Mozambique, n'ubundi ntago ari twebwe muri gufasha Mozambique, turi gufasha. Ibyo ntaho bihuriye na Kongo. Nimba ari ibyerekeranye na Kongo dushobora kuzabiganira ubundi, cyangwa se tukicara tukabiganira bifite ikibazo cyabyo ni ku ruhande rwabyo, ntaho bihuriye na Mozambique. Se nyine uburyo ibyo bintu baba bivanze nawe ubwawe biragucanga. Ngiye nkaba mbona ko nimba hari ikibazo kibanze kigaragazwe mu muzi, gikemurwe kandi mu buryo bwa nyabwo. Nimba ari abashaka iterambere babanze bahabwa ayo mahoro, bahabwa imbaraga n'ubushobozi, ubundi nyine batera imbere. Twe nibyo mwumvikanyeho cyangwa se icyerekezo mufite hamwe, gusa ibintu ni mubujyana mu buryo butari bwo ari bwo nanavuzeho, n'ubundi ibintu birangira ntacyo mugezeho. I said I wanted us to take our lunch first and so that you can bear with me on all this. I'm sure maybe you don't need it as a dessert either, but again, I want to thank you, those partners of ours who are here in the room, with whom we have done many interesting things together and some. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe, zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isura ikunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group, ni munsi ya Bank Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa3.mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota, ubundi tuyubake.